ziva mu busabane bwacu n'Imana. Inyungu ziva mu busabane bwacu n'Imana. Abaje uyu munsi twasomye icyanditswe kiri muri Luka 21:37 na Yohana 6:15. Haravuga ngo iminsi yose yirirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono. Yohana 6:15 haravuga ngo Yesu amenye yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike, arabiyufura asubira ku musozi wenyine. Turiho turiga gusabana n'Imana turi babiri, turi twenyine. Bizadufasha mu gihe cyose. Hanyuma twasanze definisiyo y'ubusabane. Gusabana n'Imana ni ukubaka ubumwe n'ubushuti magara buhoraho n'Imana. Gusabana n'Imana ni ukubaka ubumwe n'ubushuti magara nayo kandi bihoraho. Tugiye kureba inyungu ziva mu busabane. Iyo dusabanye n'Imana, inyungu ya mbere tugarurirwa ibyo twatakaje kuko Imana yabibitse muri yo. Ibintu by'Imana ntabwo bipfuza. Adamu na Eva bamaze gukora aya makosa twavuze, Imana yahise ifata ibintu byose yari yarabageneye, irabizana ibibika, muvuge cyane ngo muri yo. Icya mbere yimuye ni ingobyi ya Edeni, turaza kubireba. Paradizo yarayimuye, ariko ntabwo himutse paradizo gusa, himukanye n'ibyari birimo byose. Hari ibintu byiza Imana yabitse muri yo, tuzabibona gusa ari uko dushatse Imana. Ni uko uzakomeza kwinjira mu Mana, uzagenda uhishurirwa ibindi bintu. Paulo yarabimenye, aravuga ngo duhanura agace, tubwiriza agace, ibyuzuye biri hirya muri yo. Ntekereza ko usuye umuntu ukakomeza ukaba muri salo, ntabwo bavuga ngo uzinzuye. Waba uzi muri salo cyangwa uzi hanze muri jaride utazi hose. Hari ibintu byinshi Imana yabitse muri yo. Bijya bintangaza ukuntu umuntu ahimba akaririmbo kamwe agahita yigira umusitari muri Kigali, akazamura ibiciro cyane kandi nta naho biragera. Umuntu avuga ari gusa ataramenya n'ururimi rukurikiraho, agahita yigira umuhanuzi mpuzamahanga. Muri yo hariyo kuzura k'ubumana. Hanyuma icya kabiri, tugarurirwa kwera. Ubu ibyo ndiho ndavuga ni bimwe yatakaje cya gihe yakoze icyaha. Tugarurirwa kwera. Yesaya yari umuhanuzi kandi wabivukiyemo, yakuriye mu nzu y'abatambyi. Umunsi yahuye n'Imana, yaravuze ngo ndapfuye, mbonye Imana mfite iminwa yanduye, nabo tubana bose baranduye. Umunsi wasabanye n'Imana, icya mbere uzabona ni ububi bukuriho. Uzamenya ko wanduye, umenye naho wanduriye. Imana yohereza marayika, aramweza. Nyuma yaho Imana ihita irabaza ngo ndatuma nde. Iyo umuntu ahuye n'Imana neza, icya mbere abona intege nke ze, hanyuma kandi Imana ikamufasha n'uburyo ari buzivemo kugira ngo arusheho gusa nayo. Muri Matayo 5:6 haravuga ngo hahirwa abantu bafite imitima iboneye kuko aribo bazabona. Kwera ni iki? Kwera abantu barabitinya. Iyo tuvuze kuba uwera, abantu barabitinya. Ariko iyo uri umukristo, kwera ni uguhuza ibyo wizera n'ibyo uvuga n'ibyo ukora. Nicyo gisobanuro cyo kwera ku mukristo. Ni uguhuza ibyo wizera, ibyo uvuga n'ibyo ukora. Indi nyungu tugarurirwa cyangwa se duhabwa iva mu busabane bwacu n'Imana, twuzura umwuka wera. Kimwe mu bintu ubwo ndavuga bakijwe kera bari hano, kera hacu kuko ari na kera habandi. Kimwe mu bintu dukwiye gusaba Imana ni uko abantu bakwiye kongera kugira inyota y'Imana, bakongera gusaba umwuka wera. Kamabwiza ukuri, kuba inaha ndavuga mu isi udafite umwuka wera birakomeye.
kuba umukristo mwiza udafite umwuka wera ubanza bikomeye. Yesu yavuze ngo muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya kugera ku mpera y'isi. Yarazi icyo avuze, kuko ibyasaba ko bahabwa imbaraga. Reka mbabwiremwo bibiri. Icya mbere, kwinjiza christianisme muri judaisme bisaba imbaraga zikubye kabiri. Abayuda ku isi hose ni nka miliyoni 14. Abakristo muri bo 75% ni judaisme, 20% ni Islamu. Iyo uvuze abakristo ni 5%, kandi muri ako 5, 3 n'abakatolike b'abarthodoxe, 2 gusa nibo bavutse ubwa kabiri. Kugeza uyu munsi baravuga ngo hakuba umukristo watuma umusilamu basi. Ntibashaka kwishiraho amaraso ye, bahakana Yesu n'ibye byose, n'amategeko yabo atoteza abavutse ubwa kabiri. Kwinjiza ubukristo muri judaisme bisaba imbaraga zikubye kabiri. Bari bakeneye umwuka wera. Ese wagira ngo kwinjiza ubukristo mu isi y'ikoranabuhanga byo biroroshe? Aho abantu bamara umwanya munini mu bindi bintu bagaburira ubwonko ibitazabagira abakristo beza, nabwo ntabwo byoroshe. Aho umuntu avuka akumva arambiwe kuba umukobwa akavuga ngo ndashaka kuba umuhungu. Aho umuntu avuka ari umuhungu akavuga ngo ndabirambiwe mungira umukobwa. Kwinjiza ubukristo mu isi y'uyu munsi ntimugire ngo biroroshe, bisaba imbaraga zikubye kabiri. Hari umusaza mu kinyejana cya 19 gitangira yahanuye ubuhanuzi bukomeye. Yaravuze ngo mu kinyejana cya 20 hazaba hari abantu bavuga ko ari abakristo ariko batayobogwa na Kristo. Hazaba hari ubutumwa bw'umugisha ariko budahindura, butabuza umuntu kuba umunyabyaha. Hazaba hari ibyitwa umwuka ariko nta mbaraga z'umwuka wera zigaragaza, nta n'imbuto z'umwuka wera zihari. Ngo amatorero menshi azaba hari ico gihe ngo azaba ayobogwa nko mu buryo bwa politike gusa. Ibintu biri ubwo buhanuzi bwarasohoye cyangwa tubutegereze? Dukeneye imbaraga z'umwuka wera. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera. Icya kabiri cyatuma bakeneye imbaraga z'umwuka wera nuko yarazi ko impfu bazapfa uri mu mubiri ntabwo wabyemera. Ntabwo wakwemera kujugunyirwa intare, ntabwo bagutwikisha umuriro, ntabwo nero abakristo batotejwe mu buryo bubi mu by'ukuri. Bajyaga bafata ibiti bakabashita ku biti bakabasiga amavuta bakarara bakira umuhanda. Bagasonzesha intare bagahita babazana muri stade zishonje zikabamenagurana n'amagufa yabo. Ikintu kimwe gusa cyantangaje, bararirimba indirimbo yahagarara uwa nyuma apfuye. Hari ubwo babicisha amazi, hari ubwo babicisha inza, bapfuye impfu ziteye ubwoba. Ikintu cyabafashije ni umwuka wera bakiriye. None ubu dufite ubukristo butihanganira amagambo gusa. Iyo bakuvuza uhita ugwa, iyo wagwaye ntibagusure uhita ugwa, iyo pastor ataguhaye keya uhita ubivamo. Iyo dukeneye imbaraga z'umwuka wera, kubera ko kwihanganira imibabaro y'ina bisaba ko tuba dufite imbaraga z'umwuka wera. Kimwe mu byo tugarurirwa rero nuko dukongera guhabwa imbaraga z'umwuka wera. Ikindi tugarurirwa ni ubutware. Ikintu cyatandukanya Adamu n'inyamaswa mu ngobyi ya Edeni ni ubutware yahawe. Yahawe ubutware bwo gutegeka ibintu byose. Niba mwarasomye muri Mariko 16 umurongo wa 17 na 18, haravuga ngo ibimenyetso bizagumana, bizagendana n'abizera. Bazafata inzoka, bazanga ikintu cy'icyanco kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku bagwayi bakire, bazavuga mu ndimi. Muri iki gihe abantu baratinya, bafite ubwoba, kandi bimwe mu byo abantu bafitiye ubwoba harimo n'abarozi. Uramutse ufite imbaraga z'umwuka wera, uramutse ufite imbaraga z'ubumana muri wowe, ntabwo watinya umwuka uwo ari wo wose, kuko Imana iguha kuba hejuru y'imyuka yose. Imana iguha ubutware muri wowe. Tuzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira.
hanyuma tuzagira ubutware muri Kristo Yesu. Mundebere Petero yatangiye atinya umuja, agahita yihakana umwami. Umwuka we amaze kumumanukira avuze atumva reka njye ahantu hagaragara, ntahava mbivuga nihisho kagira ngo ndacari wa wundi. Avuga disikuru itangaje kuri Kristo nk'umuntu azi ibyanditswe. Aravuga ati rero ntabwo twasinze, ni saa 3 z'amanywa, umwe mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi. Birashoboka ko Imana ifata umuntu w'umunyantege nka Petero ikamuhindura umunyambaraga ubwiriza 3,000. Nanone nagira ngo mbasaba Kristo twahuriye hano, nuhura na Petero yihakanye Yesu, ntuzahamagara itangazamakuru, ntuzakore kampanye yo kumusebya, kuko nyuma y'icumweru Imana yamugarukaho, byazakugora kubona ibisobanuro. Iyo umuntu agihumeka Imana ntabwo ibirarangizanya nawe, yafata umuntu w'umunyantege nke ikamukoresha. Umunsi umwe Yeremiya yagiye ku nzu y'umubumbyi, abona icyo yabumbaga shangiritse, ariko ibumba ntiyarita, ngo arongera abumbamwe ikindi kimeze nk'uko umutima wayo ushaka. Aravuga ngo muri nk'ibumba mu maboko y'umubumbyi. Bantu twahuriye hano, mwarese Imana ikatubumba. Birashoboka ko mu cumweru wenda wayihombeye nka 1 cyangwa 2, yaguhaye amafaranga ukahita uyihombera, hanyuma nacagiye ukayihombera, ariko turashari mu maboko y'umubumbyi. Imana ntirarangizanya natwe. Ujye uza gusenga, ujye wegera Imana, usabane n'Imana, izagukuramwo umuntu w'umukristo mwiza yubaha Imana, yuzuye umwuka wera, yera imbuto, akoreshwa imirimo myiza yose. Iyo turi muri Kristo Yesu tugarurirwa ubutware. Hanyuma ikindi, tugarugwa mu buturo. Igihe Adamu akoze icyaha yahise aba inzererezi. Bamukuye mu ngobyi ya Edeni, baharindisha inkota yaka umuriro n'abakerubi, ajya kuzerera. Reka mbabwire igisobanuro kiri ukuri cya Edeni. Muri Edeni ni ahantu iby'umwuka byambara umubiri, ni ahantu ibyo mu ijuru. Kuko ibyo mu ijuru Imana yigeze ibwira Mose ngo ntabwo wandeba mu maso ngo ubeho. Birasaba ko ngo ufukishe ikiganza, hanyuma nkanyura imbere yawe nkagenda, kubera ko umbonye wahita upfa. Ariko mu ngobyi ya Edeni iby'umwuka byambara umubiri. Adamu yirukanywe mu ngobyi ya Edeni, aho iby'umwuka byambara umubiri, ajya guhinga, bimuvunye biramugora. Ariko iyo tuje muri Kristo Yesu, twongera tuva mu ruzerero tukagaruka aho iby'umwuka byambara umubiri. Ntabwo nzi niba nabona amagambo mbivugamo, ariko icyo mvuze ngenda kiza. Uzi ko Imana ibabarira umuntu ikamusibaho n'ubuhamya bubi. Umukobwa yicuruza hirya, bamwita ya mazina nshaka kuvugira hano. Iyo akijijwe kuzura umwuka wera, ntibongera kumwita ryazina, bamwita murokore. Umugabo w'umusinzi azwi arara mu kabari, iyo avutse ubwa kabiri akuzura umwuka wera, ntabwo bongera kumwita umusinzi, bamwita umwana w'Imana. Hano mbonera kubabwira ko nta n'umunyabyaha aba mwiza. Umuntu yambara imyenda yaguze i Paris mu Bufaransa cyangwa yakuye muri Amerika, yisize yakoze bya bindi, icyaha kigahita gifuka inzobe, kigafuka imyenda yambaye, bakavuga ngo uriya mukobwa atwara abagabo b'abandi. Umugabo yambara kositime 500,000, nashaka imodoka kingana kwa kundi, akora ahantu heza, yatamuka avuga ngo uriya mugabo nta kigenda, ni umusinzi. Kubera iki? Icyaha ntawe gitinya. Ntigitinya amashuri wize, ntigitinya icubahiro ufite, gitinya gusa amaraso ya Yesu. Iyo tugarutse mu ngobyi ya Edeni, tuba tugarutse mu buturo, ahantu twaremewe kuba. Reka mbabwize ukuri. Umuririmbyi yaririmbye ngo ngenda umukristo, ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, ngo kinyibagiza n'ibyago byose, ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Uzi ko umuntu utagira n'igihumbi mu mufuka avuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byago ndamahoro nzarinda. Umubabaro ntacu ntwaye, nzawibagirirwa kwa Yesu. Hanyuma nuko yagarutse mu buturo. Kimwe mu bintu bikwiye gutuma ugenda mu muhanda wumva umutima utagucira urubanza, nuko wagarutse mu buturo muri Kristo Yesu. Imana yirukanye Adamu mu buturo ajya kuzerera,
ariko Yesu aje atugarura muri Edeni kubwo kwizera. Niyo mpamvu nagira ngo mbasabe turenge urwego rwo kubabarirwa ibyaha, tumenye ko tugomba kubenefisya ibyiza byose biri muri Kristo Yesu. Muzi impamvu yatumye abirukana Adamu na Eva, bakabirukana mu ngobyi ya Edeni, kwarubwira ngo batajya ku giti cy'ubugingo bakaramira mu cyaha iteka byose. Ariko Yesu yavuze ko ari we giti cy'ubugingo, umuriye azabaho iteka byose. Ikindi, iyo tugarutse iyo dusabanye n'Imana, Imana itugarura mu mugisha wa Aburahamu. Mu ngobyi ya Edeni harimo amabuye y'agaciro, harimo imigezi, harimo ibyiza byose. Ibintu byiza byose Imana yasezeranije Aburahamu ishobora kubiguha kubwo kwizera. Umugisha ni ikintu gitangaje. Umugisha ni ikintu gitangaje. Iyo tugarutse muri Kristo Yesu tugasabana nawe, dushobora kuba abanyamugisha. Imana yabwiye Aburahamu ngo nzaguha umugisha kandi nzaguhindura umugisha. Muzi impamvu abantu badatanga? Nuko bahawe umugisha batarahinduka umugisha. Ntabwo bashobora kubera umugisha abandi. Iyo Imana yatangiye, buri impamvu idutinza rimwe na rimwe, ibanza kuduhinduramo umugisha imbere muri twe, kugira ngo tugire imitima ikwigwamo abandi, hanyuma ikazaduha umugisha tubera abandi umugisha. Umugisha ni ikintu gitangaje. Amen. Icyami ikabaha umugisha, ikanabahindura umugisha. Ikabaha umugisha, ikanabahindura umugisha. Abantu bose bahawe umugisha muri iki gihugu bamenye ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Imfubyi zose zabona ibiryo. Abantu bose bahawe umugisha muri iki gihugu bamenye ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Abapfakazi benshi bakubakirwa. Ariko rimwe na rimwe hari igihe tutibuka ko tugomba kubera umugisha abandi. Ubutunzi bwose bw'isi bufitwe n'abantu 57 mu maboko. 2050 bazaba bari munsi y'10. Hanyuma Imana yatanze ibihagije ku isi, byatunaniye gusaranganya. Nta na kimwe yatwimye. Ahubwo nuko tudafite imitima ikwigwamo abandi. Imana iduha umugisha, hanyuma tukabera abandi umugisha. Ikindi tugarurirwa ni iki? Reka nsubire inyuma ho gato. Umugisha ugomba kuba mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Abisirayeli ntabwo iyo bavuze umugisha baba bavuze ko ubanye neza n'Imana, amarangamutima yawe adakomeretse, ubwenge bwawe bukora neza, uri umuntu uhinduka usa na Kristo, kandi no mu mubiri ufite ibihagije. Twe ibyo twita umugisha ni bifadika gusa by'inyuma, ibindi bice ntitubyitaho. Icyampa muri ibyo bice hose umugisha ukahagera, bizaba ari byiza cyane. Ntabwo wavuga ngo ufite umugisha amaganya y'isi yarakwishe. Ikindi, ntabwo ibintu Imana iduha, ibyo navuze byitwa umugisha, nta modoka uzagura abandi bantu bataragura, simbizi. Nta nzu uzubaka abandi bantu batarubaka. Abapagani bafite byiza kuruta ibyo dufite. Ahubwo itandukaniro ni irihe? Nuko bamwe mu byo bafite bashobora kutabona ubuhamya bwabyo, ariko umuntu yavuganye n'Imana akagendana urugendo n'Imana, ibyo imuhaye icyambere imuha kunyugwa nabyo, kuko kubaha Imana yo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu. Hanyuma abapagani bo babiriramo kandi bafite byinshi, kubera ko nta mugisha bafite. Iyo turi muri Kristo Yesu tuba dufite umugisha. Hanyuma ikindi, twongera kwambara ubwiza bw'Imana. Mu bwiza bw'Imana harimo utuntu turindwi. Mu bwiza bw'Imana, iyo tuvuze ubwiza bw'Imana tuba tuvuze ibintu birindwi. Icyambere ni ukugira indangagaciro z'ubwami bw'Imana, kugira umuco w'ubwami bw'Imana. Hano murambabarira, ndashaka gukoresha urugero rusa nkaho rutorosha, ariko nabikoze mbishaka. Ni gute niba tuvuga ko tuba mu bwiza bw'Imana, ubu bwiza tuvuga ko tubamo
butatwubakiye indangagaciro. Hari umuntu umwe yibagiriwe amafaranga nk'amadolari 10,000 muri shop ahantu, hanyuma aragendagera muri hoteli, aragaruka aza kuyareba, aravuga ngo nataye amafaranga hano n'igihunga cyinshi, nataye amafaranga hano, harayo mwantore. Baravuga ngo tuza, hano nta muntu yiba kuko nta bakristo bahari. Ntibakijijwe abo bantu, ibyo bizera n'ibindi ariko ntibiba. Ubukristo butatubujije kwiba, butatubujije kubesha, butatumye dukundana, budatuma tuba umwe. Murabona bwaratumariye. Byibuze kuba mu bwiza bw'Imana bikwiye kutwubakira indangagaciro. Mbabwiza ukuri, ntagire umuntu azava muri amasengesho y'iminsi 3 abesha ko byaba ari bibi. Byaba byarakumariye iki gukomeza kububesha? Dukwiye kuba abantu babagwaneza. Muri ikindi kiri mu bwiza harimo natire y'Imana. Hano tuba tuvuze imbuto z'umwuka. Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ikindi harimo faveur. Sinzi niba nabyita igikundiro, ntabwo mbizi neza. Icyakora iyo umuntu afite favor ku buzima bwe, irakomanga, iravuga, iramutambutsa, apfa kuba gusa afite ico gikundiro. Esther asenze iminsi 3 yahawe igikundiro gituma umwami amutunga inkoni. Ikindi ubu bwiza butuzanira kurindwa. Niba mwibuka muri Egiputa, igihe mu Gosheni hari urumuri hameze neza, muri Egiputa hirya hari umwijima w'igikogwaho. Igihe Gosheni hari amazi meza, handi barimo kunywa amazi avanzemo amaraso. Igihe hari umutuzo i Gosheni, ahandi barimo gukubitwa n'urubura n'inzige na bya bihano byose muzi. Ubwiza bw'Imana buzana kurindwa. Nubwo hakwaduka icyorezo kimeze gute, ndavuga cy'ubusambanyi n'ibindi byose biza, abantu bari muri Kristo Yesu izakomeza kubarinda. Kubera iki? Bafite vaccine y'ijambo ry'Imana n'umwuka wera bakiriye. Ibiza byaduka ntibyadutera ubwoba kuko hari ahantu bitadusanga. Mumfasha agacupa. Urakoze cyane mushumba. Hano aka gacupa kari transparent, ushobora kurebamo imbere. Ufashe ibigori ugashiramo, ugahamagara inkoko ukayiha. Ikintu yakora yadondaho umunwa, ariko ntishobora kugera ku bigori kuko hagati y'ibigori n'umunwa w'inkoko harimo icupa. Iyo uje muri Kristo Yesu ukaba urimo neza, ukaba urimo, umuvumo uzakomeza kuzerera hano, n'ibibazo byose bizazerera hano, bizagusanga muri Kristo. Mu ngobyi ya Edeni nta capfa kugusangayo, bituzanira kurindwa. Nta garanti Yesu yigeze aduha kwibazo bitazaba. Yavuze ngo mwisi muri n'amakuba, ahubwo muhumure nanesheje isi. Tubasha kugira ihumure ibibazo bihari. Ikindi, iyo turi mu busabane bwacu n'Imana, butuzamura ku rundi rwego. Ubwiza bw'Imana butuzamura ku rundi rwego. Iyo urebye ihema uko ryari ryubatse, ibyinshi byarimo imbere byari zahabu. Agaciro kacu ntabwo kava mu byo turebe inyuma gusa, ahubwo hari ukuntu Imana ihera imbere ikaguha umutima wagutse, ikagenda ikuzamura. Reka mbyoroshe, Imana ntiyaguha amafaranga itaraguha ubutware bwo gutegeka amafaranga, twahita tukubura. Hari abantu basubizwa rwose bazi kugendera ibisubizo, akifata nk'uwasubijwe kandi ahambera acika, hakaba mu nzu y'Imana. Hanyuma agatangira kuganira n'abandi bagabo anywa wayini kubera ko hari ukuntu yazamutse mu rwego atanywa amazi.
Imana ntiyaguha icyubahiro itaraguha imbaraga zo kugitegeka. Wahava usaba ko bagusenga. Imana iyo wasabanye nayo neza, hari ukuntu ikuzamura, ariko yabanje kukubaka imbere muri wewe kugira ngo uzabere abandi umugisha. Reka ntanga urugero. Kuro Imana yamuvuzeho asigaje hafi imyaka 150 ngo avuke. Imwita uwasizwe, yasigiwe gukura Abisirayeli muri Egiputa, i Babuloni. Niwe yateguye ibintu byose bizubaka n'urusengero, atanga konje kuri ba Nehemiya n'abandi. Bibiliya ivuga abantu babiri gusa basizwe, umwe ni Kuro undi ni Yesu. Wamenya Imana yarakuremeye iki? Yakuremye ngo abanyamubabaro bishime, yakuremye ngo mu gihe cyawe uzazana impinduka nziza, yakuremye kugira ngo ubere umugisha umuryango wawe, itorero n'igihugu. Ntekereza ko igihugu gifite abakristo bitwara neza, byaba ari umugisha kurutaho, cyangwa twese tukagira izo ndangagaciro. Hanyuma ikindi, iyo dusabanye n'Imana, ubwo bwiza duhabwa butwicazanya n'Imana mu ijuru mbere yo kuhagera. Biragoye kumva ariko birumvikana. Paulo yaravuze ngo ubugingo bwacu ngo buhishanywe na Kristo mu Mana. Muzi impamvu itorero risuzugurika mu isi? Ni kubera ko ubwiza bw'itorero burahishwe, ntabwo bugaragara. Ariko itorero rifite imbaraga, rifite ubutware, rifite ubushobozi. Itorero Imana iririnda nk'imboni y'ijisho, yariciye mu biganza nk'imanzi. Nagira mbabwize ukuri, nihagira umuntu uhagurukira itorero akabishobora, Imana izaba yabyemeye. Ntabwo wapfa kubibasha, kuko abera iyo bapfukamye bagasengana umutima uhuye, bagasengana umutima utunganye, Imana ishobora gukora ibintu bikomeye. Murabizi Petero yafashwe, abera bagasenga ibyabaye. Hanyuma ikindi, ubwo nari ndiho ndavuga ku bwiza, iyo turi mu bwiza bw'Imana bitwubakira indangagaciro, tugira natire y'Imana. Imana iduha igitinyiro, ntabwo itorero rivogerwa. Imana iduha faveur, iduha ubwiza, bituzanira kurindwa, bituzamura ku rundi rwego, hanyuma bitwicaza imbere y'Imana mbere yo kuhagera. Ari urugero nkunda gutanga wantangaje. Nasenganye n'umukecuru ahantu, hashobora kuba ari Nyamagabe. Turi mu cyumba dusenga, aravuga ngo Imana inyeretse ngo hagiye kuba impanuka y'indege muri Malezi, ngo dusenge Imana irengere bariya abantu. Atuje cyane, damure abakore baravangirwa gusa. Uwo mukecuru ntaragera i Kigali, indege usibye kuyibonesha mu kirere ntarayigendamo. Hanyuma nibaza Malaysia, turasenga turataha. Icyo gihe amakuru kuri televiziyo y'u Rwanda bayavuga saa moya n'igice, sinzi niba ariko bikimeze, simeruka kureba. Nageze mu rugo ndebye amakuru, umunyamakuru avuga mu makuru yo mu mahanga, aravuga ngo habaye impanuka muri Malaysia. Hanyuma comment yarantangaje, yaravuze ngo biratangaje ukuntu impanuka y'indege yabaye abantu bakarokoka agapfa nk'umuntu umwe gusa. Ubundi yibaye murabizi bibuko bigenda. Ariko kuba ari umukecuru Nyamagabe, Imana yahaye yerekwa rirenze imipaka, ashobora gutangira. Dukwiye kugira umutima wagutse, dukwiye kugira umutima wagutse. Hanyuma ikindi, tugarurwa mu ntego. Iyo dusabanye n'Imana tugarurwa mu ntego yo kubaho. Paulo mbere yuko ahura na Kristo yari umuntu w'umunyamategeko, w'umunyedini, yikorera ku giti cye, akica abantu b'Imana. Ariko umunsi yahuye na Kristo yahindutse umugisha ku banyamahanga, yabaye umuntu yagize umumaro. Ngira ngo inzandiko zo mu Isezerano Rishya 2/3 niwe yabyanditse. Paulo n'umuntu w'umugabo gusa, n'umuntu niwe yasobanuye ubuntu bw'Imana, igisobanuro kiri ukuri ku buntu bw'Imana, niwe yabivuze mu Baroma. Paulo yakoreshejwe ibikomeye kuko yamenye intego ye yo kubaho. Uyu munsi nahuye n'umuntu ambwira akantu
kanyangije yambwiye ngo iminsi umuntu azabaho irangana n'ico Imana yamuremeye gukora. Bamwe bazabaho imyaka myinshi, abandi mike. Nahise mubwira ko ari abantu benshi batazi ico baremewe gukora. Hanyuma bizagenda bite? Kandi ibyo bibiri byombi wagira ngo Imana yabigize ibanga, ariko kimwe ntabwo kiri ibanga ku muntu usoma Bibiliya. Ico twaremewe gukora twese turakizi. Turaba Imana yaremye ituremeye gukora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Imana izakurinda cyangwa se izaguha kurama kuko ufite ico uzakorera Imana. Niba ubaho gutyo gusa nta kintu ukorera Imana, kurindwa kwawe ntikwizewe, kubera ko ishobora kukurindira agakiza gusa kugira ngo uzakizwe. Ariko hari abantu Imana irinda nk'imboni y'ijisho kuko bakiriho barakora imirimo myiza. Uko tungana uko buri wese abayeho ari harakora ico yaremewe, yaba ari mu ntego yo kubaho. Birababaje ko Imana idutera inkunga ikaduha ibikwiriye byose kugira ngo dukore ico twaremewe, tugahita dukora ibinyuranye n'ibyo yadutereye inkunga. Hanyuma ikindi, tugarurirwa ubumwe bwacu n'Imana hamwe na bene data n'ibidukikije. Tugarurirwa ubumwe bwacu n'Imana na bene data hamwe n'ibidukikije. Reka mvuge ku bidukikije. Mu Baroma haravuga ngo ibyaremwe byose binihira hamwe bitegereje gucungurwa kw'abana b'Imana. Igihe Adamu akoze icyaha, inyamaswa zambuwe kuvuga. Buriya kumva ko zirumva ariko kuvuga ntizibifitiye ubushobozi. Nazo ziraniha, ntabwo zishimiye ko zipfa zibabaye, ariko nta kundi nuko umuntu yakoze icyaha. Mu ngoma y'imyaka 1000 ibyo mvuze muzabibona. Inyamaswa nazo zizabohoka, zizagira umudendezo, zizabaho neza. Iyo tusabanye n'Imana tugarurirwa ubumwe bwacu n'Imana, ubumwe bwacu na bene data, hanyuma n'ubumwe bwacu n'ibidukikije. Igihe Adamu akora icyaha yatakaje kuba umwe n'Imana, kuba umwe na mugenzi we kuko bitanye ba mwana. Singe n'umugore wampaye, umugore siwe ni inzoka. Inzoka sinzi ibindi yisobanuye. Iyo tugarutse mu busabane n'Imana twongera kuba umwe n'Imana, hanyuma tukaba umwe na bene data. Birambabaza iyo mbonye umushumba umwe ashobora gutegura igiterane abandi ntibakizemo, kubera ko buri wese yumva adashaka kuba umwe na mugenzi we. Ariko ikintu kigaragaza ko Imana iri ahantu ni ubumwe, haba hagati y'umugabo n'umugore, haba hagati y'umubyeyi n'abana, haba hagati ya bene data, haba hagati y'abizera. Yaravuze ngo ubahe kuba umwe nk'uko turi umwe na data. Kimwe mu bigaragaza ko Imana iri ahantu ni ukuba umwe n'Imana, ukaba umwe na bene data. Ni naco kimenyetso cy'umusaraba. Kiriya giti gihagaze ni umubano wawe n'Imana, kiriya giti gitambitse ni umubano wawe na bene data. Iyo uri umwe n'Imana, kuba umwe na bene data biroroha. Ariko iyo utari umwe n'Imana, kuba umwe na bene data ntabwo bishoboka, ahubwo bihinduka mayinazi, gukuramo. Buri gihe cyose ujya ubona ushaka kuba uri wenyine, kubera ko ntabwo uri umwe n'Imana, nturi umwe n'abandi. Muri iyi minsi 3 twavuga ku busabane, icyama tugasabana n'Imana bikatuzanira gusigwa. Numvise agatekerezo, nawe ushobora kuba warakumvishe. Ipusi murabizi ko ikunda imbeba, nako yanga imbeba kugira yijya. Hanyuma ariko mbere yuko yiga ibanza kuyikanga, ikiruka. Ipusi inezezwa no gusimbukira imbeba ikayijya yije, kuriya yabanje kuyihahamura. Noneho imbeba yaguye mu mavuta, irajandama yose. Noneho ihura n'ipusi itabasha kugenda. Ipusi irayikanga ibona ntigenda, iragerageza ibona ntiyiruka. Avuga ati igendere, namenyere kugiza iruka, itiruka ntabwo nzi ico yabaye. Mwarese tukajya muri Kristo Yesu tukinjiramo cyane ko na Satani nawe azaduhunga. N'ibindi bizaduhunga kubera ko bazasanga amahane yarashize, usigaye uvuga neza, usigaye uri umugwa neza, utakira umuntu yigwanaho,
hari ukuntu nyine amavuta y'Imana yakuzuye ahantu hose. Kandi umushumba wacu hano yigeze kuvuga akantu, yaravuze ngo umuntu w'umugwaneza w'umunyamahoro yihangana wishimye ntawe utakwishimira kubana nawe. Nituba mu busabane n'Imana tugahabwa ibi byose, nta ciza na kimwe Imana izatwima. Amen. Nta ciza na kimwe Imana izatwima. Hanyuma tugiye gukora iki? Turashoje. Tugiye gukora iki? Tuzategereza indi minsi 3, tuzategereza kuwa 3, cyangwa tugiye guhuza ubuzima n'ibyo twize? Tugiye kubaka ubusabane? Yego. Niba ari yego, iyo uvuye Kicukiro centre ugiye mu mujyi ni nk'iminota 20 ugenda n'imodoka. Nutangira ubusabane Kicukiro uzagera mu mujyi wafashijwe. Hanyuma iminota usagura mbere yo kuryama ukwiye kuyikoresha mu kubaka ubusabane. Mu kubaka ubusabane ukwiye guhindura content winjiza mu mutwe wawe. Imana yabwiye Yosuwa ngo ibiri mu gitabo cy'amategeko uzabihoremo ku manywa na nijoro, nibwo ibyawe bizagenda neza ukagira amahirwe. Imana yavuze, Paulo yanditse mu Bakolosayi aravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye kandi rifite ubwenge bwose. Iyo ushize alarme muri telefone iminsi 21, ku munsi wa 22 umubiri uzaba ukwibutsa wonyene, nta alarme washizemo. Hanyuma iyo ubikoze iminsi 90 bihinduka wowe, bihinduka kimwe mu bikugize. Ni witoza gupfukama kuva uyu munsi uzakwiza iminsi 90 uri umunyamasengesho mwiza. Ni witoza guhinduka ku ngeso ukayereka iminsi 90 hamwe n'umwuka wera n'ubuntu bw'Imana ukuye hano uzayicikaho burundu. Uyu mwaka Imana iduhe kwinjira mu bumwe nayo, mu bumwe na bene data, kubaka ubusabane n'Imana. Imana izadufasha. Tugiye gusenga kandi ntabwo ari ngidi busenge. Umubyeyi wacu hano ari budufashe gusenga. Nkumbuye kumva asenga. Ari budufashe gusenga. Ariko mbere yuko asenga, nagira ngo mpamahirwe umuntu ushaka guha ubuzima bwe Yesu. Umuntu uvuga ati ngewe ntiraririye, ntihagazeho, ndumva ntari umwe n'Imana kandi byantandukanyije nawe urabizi. Wibwiza ukuri hanyuma ufata icyemezo cyo guha ubuzima bwawe Yesu. Ikintu wakora ukazarinda upfa uticuza no guha ubuzima bwawe Yesu. Impano waha Imana mu ntango z'umwaka no guha umutima wawe Imana. Nicyo kintu cyiza wabukoze. Ibintu byose uzi byagutandukanyije nawe, byatumye udasabana nawe, ugerageze kubyiyambura. Hanyuma Yesu arahari nk'umuterankunga, umwuka wera arahari kugira ngo agufashe kuba uwo Imana yifuza kubaho. Twunamisha amaso dusenge. Uwo muntu ahari ahaguruke mu mwanya we, hanyuma dusengane. Nyuma yaho umushumba wacu aza kudusengera mu buryo bwo kubaka ubusabane. Ntabwo bikojeje isoni, ni ikintu cyiza waba ukoze mu buzima. Nicyo kintu mu ijuru gituma bakora umunsi mukuru. Nicyo kintu cyiza mu buzima waba ukoze. Birashoboka ko wakiriye Yesu ari bwo bwa mbere, cyangwa se hari ibintu wumva ushaka kwiyambura, umutima wawe ukwemeza ko ukwiye gutandukana nabyo kugira ngo winjire mu busabane. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye uyu mugoroba, turagushimiye ko uduhaye ubu buntu bwo kuba imbere yawe. Hari ibyadukuye muri Edeni, ariko utubwiye n'uburyo bwo gusubirayo kubwo kwizera. Abantu bose bafite ibyo bashaka kwiyambura, ibyabizingiriyeho, ibyabatandukanyije nawe, bafashe icyemezo mu mutima, barindisha imbaraga zawe. Amaraso yawe avuga ibyiza kuruta ay'Abeli yeza ubuzima bwabo. Ndasenga kugira ngo umwuka wera abahindure, abeze, abatunganye, kugira ngo bakore imirimo myiza yose iyo baremewe muri Kristo Yesu. Reka intege nke zabo zihinduka imbaraga, ibyabatsinda ubaha imbaraga zo kubitsinda, ubashoboze gusa nawe muri byose. Urakoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya.
reka duhaguruke dusenge. Imana imuhe umugisha pastor, kandi niba uhaye Kristo ubuzima bwawe, maze iminsi wumva amagambo y'Imana, kumva umutima wawe urizeye, ntukagende utatuvugishije, wavugana n'abakozi b'Imana, Piensia, Sandra cyangwa nanjye, kugira ngo tugufashe gukurira muri icyo cyemezo cyiza Mwuka Wera yakoreye muri wowe. Umuntu aravuka, umuntu ararerwa, umuntu agakura. Haba igihe umuntu yizera Kristo ariko agakomeza kuba wenyine, ntagire urufatiro ruzima, noneho iby'isi bikamunaniza, kandi koko yarahindutse umwana w'Imana. Rero Imana ibaha umugisha. Reka twongere dusenge, dushime Imana, uvugane na Yesu. Ntabwo ari kure yawe, ari muri wowe. Duhagaze mu buntu burenze ubwo ba Daniyeli bari bafite, kuko Imana iri muri twebwe. Duhagaze mu buntu burenze ubwo Dawidi yari afite, ejo umukozi w'Imana yamuvuzeho. Duhagaze mu buntu butangaje. Umenye ibya Yesu ntiwamwanga, umumenye ntiwareka gukunda ijambo rye, kandi Mwuka Wera arahari kugira ngo abitwigishe. Igituma udafite inyota nuko utari wamuhishurirwa. Mwuka Wera namuguhishurira uzagira inyota idakama. Uzava mu ijambo ry'Imana urivanwemo nuko ufite inshingano, nuko ufite akazi. Uzanezerwa no kwiherera no gusabana n'Imana ku giti cyawe, ndetse abantu bashobora kukubera bakudistabinga cyangwa bakurangaza, kuko wahishuriwe Kristo kandi arabishaka. Ririya jambo umukozi w'Imana avuze ngo ibyaremwe byose bifite amatsiko yo guhishurwa kw'abana b'Imana. Umuryango wawe uraniha, umugabo wawe, umugore wawe, abana bawe, ibyawe umwanzi yanyaze biraniha, nabyo bitegereje guhishurwa kwawe igihe uzasingirana na Kristo by'ukuri. Ntabwo ibyo bintu Imana yabigize ubwiru, yatwereje Umwuka Wera kugira ngo tubihishurirwe, kugira ngo tubihabwe. Ubu Kristo ntibubaho Mwuka Wera adahari. Gusabana n'Imana ntibibaho Mwuka Wera atari kumwe natwe. Ngo niho tunihira iminiho itavugwa, aratwingingira kuko tutazi ko dukwiriye gusenga. Kumenya gusenga si ugutondagura amagambo, nubwo inshuti yo ziganira amagambo atabura. Mwuka Wera ari kumwe nawe niba warizeye Kristo, yasengera muri wowe. Aya magambo yose umukozi w'Imana avuze akagira umwanya. Yesu yaravuze ngo nimumenye ukuri, ukuri kuzaba batura. Arongera avuga ngo amagambo mabwira niyo kuri, niyo bugingo. Igituma umwanzi yahungisha abantu nuko azi neza ko amagambo y'Imana ariko kuri, aribwo bugingo. Ijambo ry'Imana rongera avuga ngo harahirwa umva amagambo yanjye akayamenya. Umwanzi aratujijisha tukayumva turi kuri telefone cyangwa duhuze kugira ngo tutayamenya, kuko iyo wayamenye urahinduka by'ukuri. Ndashima Imana yakuzanye nanjye kanzana. Ndashima Imana iduha ibihe byiza, kuko umugaragu w'Imana yavugaga n'ubuntu. Ejo neje muri nakurikiraga online nkumva amajwi atavuga neza, nkavuga nti burya abantu ba online baragowe, ntago tuzi ubuntu twahawe. Ariko ndashimira Imana ko we nanjye yadutumiye tukabubamo. Imana nihabwe icyubahiro. Ikongera ubwire Mwuka Wera utari amagambo bambwiye, ayo numvise ku wa mbere, ayo numvise ku wa kabiri, makuyamenya. Nyigisha gusabana nawe turi twenyine. Yesu nyihishurira. Ntushobora kubana n'umuntu ubucuti bwimbitse utamuzi, wamukeka, wamwishisha, wajya uvuga ngo ibyo avuga arabeshya kuko utamuzi. Ariko iyo umuntu wamumenye ugasanga ni umugwaneza nk'uyu mwami wacu, ugasanga ni umutunzi w'imbabazi nk'uyu mwami wacu, ntushobora kujya kure ye, ntushobora kutizera ibyo avuga. Niba tujya tugira abantu beza tukabizirikaho baratubereye beza, nta nkaswe uyu mwami yuzuye kugira neza n'imbabazi, kandi ntiyabijyanye kure ye uyu muntu wese. Reka tugire ibyo tumubwira nanone. Data, tuguhaye icyubahiro, turagushima kuba tugiriye neza, ukatugira abana, ukaduha kuba mu nzu yawe. Ntushimwe nyaguhora ku ngoma. Turagushimira ko ari wowe uturarika, nta mwana w'umuntu wadutumira muri aya masengesho y'iminsi 3 ngo adushobore, kuko ntibizashoboka. Ariko turagushimira Mwuka Wera we waturaritse, turagushimira wowe watudisponibirije. Dufite ibintu ibihumbi byari kudufatira hirya no hino, ariko ndagushimiye kubw'abahungu n'abakobwa wateranyije ugashyira inyota mu mitima yacu. Wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe, turabihamya kuzawurangiza neza ku munsi uzatumurikira. Data,
turagushimira mwami w'abami, turagushimira ijambo ryawe twumviye hano hantu kuva ku munsi wa mbere, ku munsi w'ejo no kuri uyu munsi. Turagushimira gusenga kose twasengewe hano. Ntabwo duguhamagara twikebagura nkaho uri Imana iri kure, nkaho uri Imana ikeneye ikindi gitambo, kuko igitambo cya Kristo cyaduhinduye abemewe, kidutuma gusenga kwacu kumvikana, gituma dukundwa ku rugero rumwe nk'urwakunze Kristo utarigeze akora icyaha. Turagushimira mwami w'abami, ubwiru bwawe ukomeze kuduhishurira. Turagushimira ijambo ryawe watugaburiye nyaguhora ku ngoma. Turagushimira Uwiteka Mana Nyiringabo, inyota washyize mu mitima yacu tugakunda tukaza. Turagushimira ibyo wacecekesheje byasakuzaga iruhande rwacu byatumaga tutitabira. Turagushimira amahirwe na faveri n'ubuntu n'ubutoni bwo kuba mu nzu yitiriwe izina ryawe nyaguhora ku ngoma. Turagushimira ko ugifite abagore n'abagabo, abasore n'inkumi bakivuga ijambo ryawe mwami w'abami. Turagushimira ko ugihamagara, kugihagurutsa abasaruzi Uwiteka Mana Nyiringabo. Turagushimira abagaragu wawe watumye. Turagushimira Pastor Desire n'umuryango we. Turagushimira umukozi w'Imana wadusuye Pastor Karemera. Turagushimira abana bawe bagukorera mu ibanga, badafite aya mazina azwi ariko baziranye nawe nyaguhora ku ngoma. Turagushimira abahungu n'abakobwa uri mutegura hagati muri twebwe ntitubazi ariko urabazi, urimo urabahagurutsa nyaguhora ku ngoma, urimo urabategura nk'uko wabwiye Ananiya ukamubwira ngo ntatinye, ngo Pawulo ni igikoreshwa witoranyirije, ngo uzamutuma ku bami, uzamutuma ku batware, uzamutuma ku banyamahanga. Turagushimira abo urimo gutegura mwami w'abami, reka ubakomereze mu nzira zawe, imbaraga z'umwuka wera zibagwirire muri, uduhe inyota yo kwifuza ibyawe, ibidashira, ibidakama, iby'isi idashobora kutwambura. Wabwiye Mariya na Marita, uramubwira ngo Mariya yakurushije guhitamo umugabane mwiza uw'isi idashobora kumwambura, kwicara ku birenge byawe nta cyabitwambura. Warakoze kutumenyesha uwo mugabane mwiza. Mvuze umugisha rero ku bana bawe, mvuze umugisha ku bahungu bawe n'abakobwa bawe, mvuze umugisha ku bwoko bwawe, mvuze guhirwa no kumvirwa n'ibiri iwabo no kumvirwa n'abari iwabo, guhishurwa k'ubwiza bwawe kugaragarire muri bo mwana, kugira ngo kanwa kabo kareme, gutekereza kwabo guhindure ibyaba bitari umugisha, ibitarimo umugisha bihinduka umugisha, ahatari amahoro nibahagera haba amahoro, ahari akajagari no kutumvikana na conflict nibahagarara bakavugiramo ibyawe, bituze bitekane byumva ijwi ryawe. Wowe wavuganaga n'inyanja, abigishwa bakabaza ngo uyu ni muntu ki, ngo n'umurabura mwumvira. Reka abana bawe basabane n'ukuri kw'ijambo ryawe, basabane n'icyo wabagizeyo, kugira ngo imiraba yose ibumvire. Urakoze mwami w'abana. Turagushimira abatanga impano zabo, abatanga ibyabo, kugira ngo dukomeze guterana tuguwe neza. Umugisha wawe ubabeho, wamatane n'ubuzima bwabo, abadusengera, abadufata amaboko, abafite inyota bicara ku birenge byawe, umugisha wawe ubabeho. Urakoze data, icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha, abagire neza, asubize gusenga kwanyu. Reka duhoberane, dusangire hanze ngo tubimenyereye kirazira kugenda udasangiye, murabizi ko kizira. Hanyuma dusangire dutana amahoro ya Kristo. Muribuka ko abarinzi ku nkiki